Abadukurikiye kuri televiziyo Rwanda turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu biganiro byacu. Ikiganiro cyacu uyu munsi kigiye kwibanda ku bukerarugendo bushingiye ku muturage. Ese ubukerarugendo bushingiye ku muturage bukorwa gute? Hakorwa iki kugira ngo abaturage bashobore gukundishwa ubwo bukerarugendo? Ese hari amahirwe y'ishoramari mu bukerarugendo? Abatumirwa baraza kudufasha kugira ngo dushoboye gusesengura ibyo byose. Insanganyamatsiko yacu iragira iti ubukerarugendo umuturage ku isonga. Turaza kubisesengura turebe cyane cyane turibanda ku bukerarugendo hano mu mujyi wa Kigali. Hari ibikorwa remezo, hari ahantu henshi hagiye hategurwa kugira ngo ba mukerarugendo barusheho kuhasura. Ni henshi ariko ba nyir'ubwite baza kudufasha kumenya mu by'ukuri ikimaze gukorwa. Twakira inama nyinshi hano mu gihugu cyacu, tugira abashyitsi benshi baturutse hirya no hino, tugira yewe n'abanyarwanda bacu abo bifuza kuba bagira ibyo basura hano mu mujyi wa Kigali. Ariko cyane cyane nk'abo bantu bitabiriza inama, ese bagira umwanya wo kubona aho baruhukira, aho kwidagadurira, yewe no kureba ibyiza bigize umujyi wa Kigali. Ibyo nibyo tugiye kwibandaho. Ntabwo ndi jyenyine rero muri studio za televiziyo Rwanda, ndi kumwe na Jackson Hakiza, gashinzwe ubukerarugendo muri RDB. Hakiza, ngira ngo titre yawe wayisobanura kurushaho. Murakoze cyane. Nk'uko mubivuze, nkora mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB. Imirimo nkora umunsi ku munsi dushinzwe kongera ibikorwa bikurura ba mukerarugendo. Tungaza tuvuga ati ni tourism product development. Murakoze cyane. Murakoze. Turi kumwe na Madame Christine Mutoni, katurutse mu mujyi wa Kigali, ariko we mu by'ukuri akaba ari n'inzobere mu bijyanye n'ubukerarugendo. Niko bimeze Madame? Yego, nitwa Umutoni Christine, nkabashinzwe iterambere ry'ubukerarugendo mu mujyi wa Kigali. Murakoze cyane. Hirya gato turi kumwe na Yves Ngenzi, we akaba aturutse mu rugaga rw'ubukerarugendo cyangwa se PSF, ariko nyawo ni ishami rishinzwe ibijyanye n'ubukerarugendo. Namwe tubahaye ikaze. Murakoze. Nge nitwa Munyaburanga Vincent, ngiye gufatanya muri iki kiganiro. Ngira ngo tuvuze ibijyanye n'ubukerarugendo, burya akenshi duhita abantu benshi bumva RDB, bumva RDB. Ari no mpamvu dushaka kugira ngo duhere kuri Hakiza. Nk'umuntu udukurikiye muri aka kanya, turavuga tuti tugiye kuganira ku bukerarugendo bushingiye ku muturage. Ariko ubukerarugendo muri rusange mu gihugu cyacu buhagaze bute, na mbere yuko tuza kwibanda noneho hano mu mujyi wa Kigali? Murakoze cyane. Reka nse mu magambo make utanga ishusho y'ubukerarugendo dushingiye no kuri politike y'igihugu igamije guteza imbere uru rwego, kuko ikiba kigambiriwe n'umusaruro nanone uva muri ibyo bikorwa. Dufite politike y'ubukerarugendo yashizweho mu mwaka wa 2009, igaragaza uru rwego nk'imwe mu nkingi zikomeza ubukungu bw'igihugu cyacu, kandi ikagaragaza n'amahirwe atandukanye dufite. Dushobora gushama imbaraga nk'igihugu, inzego za leta zibifite mu nshingano, ariko ku mikoranire n'izindi nzego, harimo n'urwego rw'abikorera nk'uko mwabivugaga. Ariko ikigambiriwe no kugira ngo bikorwa mu rwego rw'iterambere ry'ubukerarugendo bize bigira uruhare mu kuzamura ekonomi y'igihugu cyacu. Iyo politike yashizweho yagaragaje n'amahirwe atandukanye nk'uko nari mbivuze, n'imirimo ikwiye gukorwa na buri rwego. Iyi nshingano ziri mu kigo cy'iterambere RDB, kugira ngo umunsi ku munsi dushireho ingamba cyangwa strategy zatuma urwo rwego rutera imbere. Ni muri urwo rwego hashizweho igishushanyo mbonera cy'ubukerarugendo bita Sustainable Tourism Master Plan, kitugaragariza amahirwe atandukanye hirya no hino mu gihugu hose, ahari twaheraho dukomeza kuzamura urwego rw'ubukerarugendo.
iyo master plan mwavuze ko tuza no kugaruka ku mujyi wa Kigali mu buryo bwihariye, igaragaza ibice binini by'ingenzi yakurura ba mukerarugendo n'amahirwe bigaragaramo bigera kuri 7, ariko reka ngaruke kuri Kigali ifatwa nk'igicumbi. Ni hub ku bukerarugendo bw'igihugu cyacu ku mpamvu nazo zitandukanye. Ni umurwa mukuru, ni na rimwe mu marembo anyuzwamo na ba mukerarugendo benshi mpuzamahanga baza gusura u Rwanda, ariko bikiyongeramo n'ibikorwa remezo bitandukanye bihari, amahoteli, amaresitora, niho dufite ikibuga mpuzamahanga. Ibyo byose bituma Kigali iba igicumbi cy'ubukerarugendo mu mujyi wa Kigali mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko nk'uko wari ubajije ati ishusho y'ubukerarugendo imeze ite, mu by'ukuri umwaka ku wundi twagiye tubona ibikorwa by'ubukerarugendo byiyongera, bigizwemo uruhare n'abantu batandukanye, inzego za leta, urwego rw'abikorera ndetse n'umuturage, cyane ko uyu munsi tuza no kureba n'uruhare rw'umuturage mu bukerarugendo mu buryo bwihariye. Ariko umusaruro nawe wagiye uzamuka umwaka ku wundi. Mu by'ukuri twagiye tubona umusaruro w'ubukerarugendo uzamuka, kandi tuwurebera mu cyo twita revenues. N'ibikorwa bikurura ba mukerarugendo, hari igihe twari tuzi yuko mu Rwanda abantu baza mu Rwanda kubera ingagi, hari igihe habayeho ubwo buryo bw'imitekerereze cyane, nyuma yaho baza gutekereza ko bikorwa kuri za national parks. Ariko mu by'ukuri ubu ngubu tutanirengagije n'umumaro w'ingagi ndetse na national parks muri rusange, ariko hariho n'ibindi byinshi byagiye byiyongera kandi nabyo bifite uruhare mu kongera umusaruro uva mu bukerarugendo. Twavuga ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka, niyenda turaza kugaruka no ku bukerarugendo bushingiye ku nama. Hari ubukerarugendo bumaze gufata inzira nziza ishingiye kuri siporo, hari ubukerarugendo bushingiye no ku muturage tuza kugarukaho uyu munsi. Navuga ko umusaruro turimo tuvuga wagiye wiyongera. Mfashe nk'urugero rwo mu mwaka wa 2019, ni umwaka dufata ko wari mwiza mu bijyanye n'umusaruro w'ubukerarugendo, waje no gukurikirwa n'ibihe bigoye, ariko igihugu cyabashije kwinjiza tourism revenues zigera kuri miliyoni 498 z'amadolari y'abanyamerika. Ariko nk'uko tubivuze, imyaka yakurikiyeho bitewe n'icyorezo cya covid byagiye umusaruro usubira inyuma bitewe n'ingamba zari zashyizweho n'igihugu ndetse ni ku isi hose, ingendo zigahagarara, ibikorwa by'ubukerarugendo ntibikomeze uko byari biteye, umusaruro waje kugabanuka cyane. Ariko icyo twavuga ni uko uyu munsi dushingiye ku mibare dufite y'umwaka washize umwaka wa 2022, umusaruro uri hafi kugera ku kigereranyo cya 19 mbere ya covid. Mu by'ukuri ni ibintu tubona ko izahuka ry'uru rwego riratanga ibimenyetso byiza yuko dushobora gukomeza guteza uru rwego imbere. Ariko hari ibikorwa byinshi bisabwa, hari ukongera ibisurwa, hari ibikorwa bya marketing, kubimenyekanisha mu mahanga n'ibindi bitandukanye, ndetse bishyirwamo imbaraga atari urwego gusa rwa RDB, gufatanya n'inzego. Turi kumwe na Chamber of Tourism, umujyi wa Kigali ndetse na local government n'uturere twose muri rusange bafite uruhare rukomeye mu kugira ngo urwego rube ruzahuka nyuma y'icyorezo cya COVID-19. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Arakoze Jackson. Madamu Christine Kamwebwe, mbagarukeho ko muturutse mu mujyi wa Kigali, mukaba n'inzobere mu bijyanye n'ubukerarugendo. Nagira ngo turebe, Bwana Jackson yaravuze ku bijyanye n'umujyi wa Kigali ko ari amarembo, ni amarembo y'igihugu, abantu benshi niho banyura bitewe n'imiterere yaho, bikorwa remezo bihari bihagije. Ubundi aba bantu baza mu gihugu cyacu, ni ibiki wavuga nk'umujyi wa Kigali ufite mu by'ukuri bashobora kuba bajya gusura nk'umujyi wa Kigali ku bijyanye n'ubukerarugendo? Mwebwe ibyo mufite birangana iki? Muhagaze ku bijyanye n'ubukerarugendo nk'umujyi wa Kigali? Murakoze cyane. Umujyi wa Kigali nawe ufite ibikorwa remezo byinshi bijyanye n'ubukerarugendo bitandukanye. Ngira ngo mugenzi wanjye yaramaze no kubikomozaho. Dufite ubukerarugendo bushingiye ku bidukikije,
aho hariho na gahunda yo kubyongera. Ubu dufite Nyandungu Eco Tourism Park, tukagira n'Umusambi Village iherereye umuhanda ugana Kabuga. Sinzi nawe muhazi. Turahabona. Tukaba dufite ubukerarugendo bushingiye ku muco. Hariho twavuga ingoro y'umuco iherereye Nyandungu, ahahoze aho bita kwa Habyarimana, ni Kanombe. Ni mu murenge wa Nyandungu. Okay, yego. Tukavuga ubukerarugendo bishingiye ku myidagaduro n'imikino. Twavuga nka arena, BK Arena. Tukavuga ahari stade za cricket, hari ubwo ni Gahanga, ni muri Gahanga, cyangwa hari na hano kuri golfe. Hari na Kigali Pele Stadium. Zose zakira imikino mpuzamahanga. Tukaba dufite n'ubukerarugendo bushingiye ku mateka. Aha twavuga nk'ingoro yitiriwe Richard Kandt. Tukavuga ingoro ijyanye n'urugamba rwo guhagarika jenoside, ndetse n'ingoro zijyanye n'ubukangurambaga bwo kurwanya jenoside. Izo zose iyo abashyitsi baje gusura u Rwanda barazisura bakamenya n'amateka yacu, tukaba twumva ari ibintu byiza cyane, kandi tuzagomeza no kubyongera. None iyo muvuze ngo ubukerarugendo bushingiye ku muturage cyangwa ubukerarugendo umuturage ku isonga, mwebwe muba mushaka kuvuga iki? Ni iki muba mubwira umuturage w'umunyarwanda? Ubukerarugendo bushingiye ku muturage ni ibintu umuturage akora ubuzima bwe bwa buri munsi abamo, hanyuma uje kumusura arabwishyura, ariko nawe akabumwereka. Naguha nk'urugero, hari nko kuba umuntu wenda nk'ubuzima bw'umunyarwanda busanzwe, kwa kundi ubaho mu rugo ukabyuka ugakubura, niba ufite inka ukayikukira ukamwereka uko bagira ya mase bakayatunganya, akavamo nka gaze, bambe biyogazi. Ibyo byose wa muntu uvuye hanze i Burayi ibyo ntabyo bazi, ariko iyo aramutse aje mu Rwanda wa muturage ashobora kubimwereka, akabimwereka uko abaho ubuzima bwe, akaza bakanabana no mu rugo rwawe, ukakira uwo munyamahanga akaza mukabana, ukabyuka kwa kundi unateka n'icyayi ugashyiraho inkwi ugateka ukabimwereka. Byose ni ubukerarugendo. We araza akabyishyura, wowe ukabibonamo, urunguka, ariko nawe arunguka kuko ibyo ntiyigeze abibona mu buzima bwe. Ntabwo azi yuko umuntu ashobora gutekesha inkwi akarya, azi ko guteka ari ukugira gaze, ari ukugira se umuriro w'amashanyarazi. N'ikindi natangaho urugero, nk'abantu babuguza igisoro. Yego. Uriya ntabwo azi uko gikinwa. Ashobora kuza, hakaba hari abantu babigize umwuga bakavuga bati twebwe tuzaza dukina ibisoro, ariko tubyigishe n'abantu tubikuremo amafaranga. Wa munyamahanga waje, wa mukerarugendo waje akaza kubisura, araza umwigisha uko babikina, narangiza abikine, agende yungutse ubwenge bwo kuba yamenye ko babuguza, kandi nawe wunguke yuko wabonye iyo serivisi azayishyurira. Cyangwa n'ikindi, nk'abandi baboha ibiseke, umunyamahanga ashobora kuza, igiseke arakibona kiri hariya, ariko se bagikora gute? Wowe ugakora umushinga wawe w'ubukerarugendo bushingiye mu kuboha igiseke. Yaza kugusura, uwo mukerarugendo yaza ukamwereka uko baboha rwa rudodo, uko barugenza, ibyo bakoresha byose, ukamwereka n'uko wicaye wenda no ku musambi, hanyuma ukamwereka uko babiboha. Ka gaseke mukaba umwana akabohana kakanuzura, akagenda agatwara, akagenda abwira bagenzi bati kano gaseke nako niboheye.
nako niboheye naragiye banyereka yafashe n'utuvideo icyo gihe azagukorera marketing yo kugira ngo azane abandi kuko azaba yafashe video agende yereka abandi kandi nawe wunguke nawe azakukorera marketing abantu baze nawe kandi agire yumve ashaka afite n'inyota yo kuzagaruka arebe na bya bindi biti n'ibindi atashoboye gusura mu gihe yari ari mu Rwanda. Ibyo bizakorwa gute? Niba umuntu ashobora kubaza kuboha igiseke, niba afite abanyarwanda tuba dufite imico itandukanye, bizagenda bite kugira ngo nk'abo bantu nk'uwo munyarwanda ibyo bintu bye ashobore kubishyira ahagaragara na ba mukerarugendo bashobore kuba bamugeraho? Ni hahandi dufitanye rero ubufatanye n'inzego za leta zifite mu nshingano ubukerarugendo mu nshingano zabo ndetse n'abikorera dufatanye. Icyo gihe abikorera bazadufasha kubona abashoramari muri bwa bukerarugendo dushaka, ndetse hakaba hari na RDB yashyizeho ibikenerwa ngenderwaho kugira ngo ubukerarugendo bwawe iryo shoramari ryawe ryandikwe. Ni ukuvuga bigomba kwandikwa, agomba kwandikisha serivisi agiye gutanga. Hari ibisabwa rero wa muturage agomba kubyandikisha bikamenyekana yuko bihari. Ashaka kujya mu bukerarugendo yenda bushingiye ku gaseke cyangwa ku kindi kintu, yego agapresiza icyo agiye gukora, bakamuha uruhushya akaba azwi ku buryo bijya kuri liste ariyo muri Rwanda Chamber of Tourism baba bafite liste yabyo, wa muntu uje gusura bakamuha ya package iriho liste y'ibintu bihari ashobora kuza gusura, bikiyongera. Nuko nk'uko ibikorwa by'ubukerarugendo bizagenda byiyongera. Mubona bitajyamo yenda nk'umuntu usa n'ujijutsemo, hari abaturage bacu yenda ashobora kumva ibyo bintu cyangwa se no kuba yakwandikisha uwo mushinga we cyangwa icyo gihangano cye yenda atanabizi bihagije, bafashwa gute? Guhera ku rwego rw'umujyi kugera ku murenge hari umukozi ufite mu nshingano ze ubukerarugendo ushobora kumuha amakuru yose, kandi barahuguwe na RDB yashyizeho iyo politiki. Muri Rwanda Chamber of Tourism mubona ubukerarugendo, mwebwe mushora amafaranga cyangwa se mukorana n'abashoye amafaranga, mukabagira inama, mukabakorera ubuvugizi, umushinga wunguka mukurikije abo mukorana nabo birunguka? Ubukerarugendo, murakoze kuri icyo kibazo. Nk'uko Hakiza yabivugaga, ubukerarugendo aho bugeze ubu ngubu ni imari yishyushye rwose ku buri muntu wese ubugiyemo, uhereye kubakira abantu bavuye ku kibuga cy'indege, binahereye byonyine no mu ndege zibazana Rwanda izana ba mukerarugendo ikabageza ku kibuga, bakira bafite za taxi voiture n'izindi modoka zakira ba mukerarugendo ikabazana ku ihoteli naho basura. Abo bose harimo icyo twita value chain. Abo bose bagenda bahura na ya madovize aba yazanwe n'aba mukerarugendo. Bivuze ngo urebye ubukerarugendo uko buhagaze muri iyi minsi nyuma ya Covid, aho tuvuye mu cyorezo cya Covid, mo burasubiraho twari tuzi mu 2019. Bivuze ngo amafaranga nko yavugaga yinjira muri izo nzego zose. Kandi iyo urebye ukareba nk'ubu dufite abanyamuryango barenga 600 b'abanyamahoteli, bafite amahoteli, bafite amaresitora, bafite za bare. Abo bose baba barashoyemo imari. Iyo abantu rero bagumye muri business nuko babonamo harimo inyungu kandi babibafasha. Yego hari imbogamizi ubucuruzi buhura nazo muri rusange, kandi ibyo ni bisanzwe, ariko muri rusange nuko hari amahirwe menshi. Hari n'andi mahirwe abantu bataranatangira, nkuko Hakiza wenda yabisobanuraga avuga ngo hari ibindi bintu bitaranatekerezwaho. Mu bukerarugendo hari amahirwe menshi agihari, ari ayo gushora imari,
ari ayo kwagura, yo kugira ngo abantu ayo mahirwe yose ahari mu bukerarugendo tuyakoreshe neza. Nk'uko mu minsi ishize ntabwo abantu bari bazi yuko umupira ashobora kuba mu bukerarugendo. umupira w'amaguru ariko mwabonye ukuntu twakira inama ya FIFA bijyanye n'umupira n'ibya basket bigenda twakira, bigaragaza yuko siporo ari ubukerarugendo mu rwego rwo hejuru. Ari nayo mpamvu tubona n'u Rwanda rugenda rushoramo imari ari muri za campaign na Visit Rwanda, za Arsenal, za PSG. Ibyo byose nugira ngo bamenyekanishe u Rwanda, ariko nanone nibaza badusigire amadovize. Mwe mubona abantu baza hano muri iki gihugu cyacu bitewe wenda nuko ubwo bukerarugendo cyane cyane no mu mujyi wa Kigali butaratera imbere, ni byiza ko ubukangurambaga bwatangiye. Mubona bariya abanyamahanga baza badasubira n'ayo mafaranga menshi kandi twakabaye bayadusigira yose hano mu Rwanda, utagiye muri hoteli akajya muri byo Madame Christine yavugaga, akajya kureba uko umuturage abyuka ajya mu kazi ke, uko ashobora kuba boha agaseke. Mubona ariya amafaranga menshi adasubirayo, ni iki cyakorwa kugira ngo ayo mafaranga tushobore kuyabakuraho asigare hano mu gihugu cyacu? Nibyo murakoze. Nibyo koko wirebye igihe abamukerarugendo bamara mu Rwanda, turifuza ko cyakwiyongera kugira ngo n'aya madovize yiyongere. Hari abantu benshi bakizi cyane cyane abava hanze, aba mu bihugu byo hanze, kuko abantu benshi tubona bava hanze, bava muri Amerika, mu Bwongereza, mu Budage. Hari benshi bakizi u Rwanda ahantu ho kujya gusura ingagi. Abazi yuko naza arara ijoro rimwe muri Kigali, akajya gusura ingagi, akagaruka agasubirayo. Rero turacyakeneye yuko basura ahantu hose. Hari ahantu henshi hagiye umufatanye na RBA bagiye bashyiraho ho gusurwa, harimo mu majyepfo, mu bijyanye n'umuco wacu, heritage, bijyanye n'izindi parike, ariko n'ibindi bintu bitandukanye. Rero twifuza yuko no muri Kigali ubwabo umuntu yazakamara iminsi 3-4. Urebye muri Kigali amahirwe yonyine arimo. Icya mbere buriya hari ibintu twebwe tutabona turi muri Kigali, ariko umuntu uvuye hanze, tuganira abantu benshi arakubwira ati byonyine kumva nageze muri Kigali numva ari ishema. Nk'umunyamahanga cyane cyane nk'abanyafrika ngo ni ishema, byumva rwose yabivuga ati nageze muri Kigali. Yandi bajya bavuga kubera iki? Bazi ko ari umujyi w'isuku, yego, bazi ko ari umujyi ufite umutekano cyane, bazi ko ari umujyi udasanzwe muri make. Rero kuva bawugezemo, kandi hari n'ibintu twebwe tutabona. Nk'ubu ngubu hari klima dufite, klima yacu ni ikintu cy'igitangaza, ntabwo tubizi. Buriya ibihugu byinshi usanga iyo hadashyushye cyane haba hakonje, ariko twebwe twayina umugisha dufite usanzwe kugira ahantu heza ukagenda n'amaguru ugatembera. Byose n'amahirwe kugira ngo n'abantu baza babe bagenda n'amaguru batembere. Nk'ubu ngubu hari ibintu nk'ibyo kurya, brochette, isombe, ubugari, ibintu iyo byose ni ibintu dushyira hamwe nk'abikorera, noneho tukabigurisha. Tukaba tubona nk'abaturage basanzwe muri Kigali ari n'ibisanzwe, ariko wa muntu uvuye hanze yaza akumva iyo umushyiriye mu minsi 2-3 akumva yaguma muri Kigali, akabonamo ibintu bidasanzwe yakora kandi akumva biramushimishije. Murakoze cyane Bwana Hakiza. Hari igihe ubona hari ibihugu bizi ikintu cya marketing, ikintu cya branding, akaba yafata n'ibuye akarishyira hariya akaribrandinga, yewe n'abantu bakaza bakarisura. Hano mu Rwanda twaba dufite aba-expert cyangwa abantu b'inzobere mu bijyanye n'ubukerarugendo bashobora kuba batanga inama kugira ngo mu by'ukuri ibyo bintu bitaraba exploit bishobore kuba byazamuka, bituzamurire, byongera ubukerarugendo, ariko bitwongereye n'amadovize twinjiza hano mu gihugu cyacu. Murakoze, ni ikibazo cyiza, ariko nsenzemo umwanya muto kugira ngo nse n'uwuzuza ibyo abandi bavugaga ku bijyanye n'ubukerarugendo bushingiye ku muturage. Numva ari makuru meza nenda ashobora no gufasha n'abantu badukurikiye. Mu rwego rwo kugira ngo
umuturage agira uruhare mu bukerarugendo umushingiyeho. Iyo tuvuga ko umushingiyeho ni ukuvuga ko yabigizemo uruhare mu kubikora, gushyiraho ibyo bikorwa bikurura ba mukerarugendo, ariko hakabamo no kuba agiramo uruhare mu micungire yabyo. Ariko igikuru kirimo akabigiramo n'inyungu. Inyungu ishobora kuva mu mafaranga n'amadevize ahabwa kubera icyo gikorwa, kubera ubwo bucuruzi bw'ubukerarugendo bumushingiyeho, ariko bishobora no kuba no mu mirimo ivuka no muri iyo community aho abantu baba batuye. Umwaka ushize nanone ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere cyashyizeho amabwiriza avuguruye afasha aba bantu baza muri iyi bizinesi mu gukora, mu gushinga ibyo bikorwa, ubwo bucuruzi bubafasha. Twibwira yuko yavuguruwe kugira ngo yoroshe procedure, uburyo ki babikora, ariko kandi tuzirikana yuko umukerarugendo hari urwego rwa serivisi yifuza. Ntabwo ari buri kimwe cyose dushaka kubaka ubukerarugendo twita ngo ni high end, aho umuntu aza akanyurwa na serivisi yahawe, mu by'ukuri n'amafaranga yayatanga n'amadevize niyo byamuhenda, ariko mu by'ukuri akaba yahawe icyo yifuzaga kubona. Ayo mabwiriza arahari, turakorana n'inzego z'uturere ndetse n'imirenge, hariho fomu buzuza kugira ngo basabe n'uruhushya, kuko ubwo burenganzira barabuhabwa bitewe nuko baba bujuje ibyo by'ibanze bisabwa. Ariko ntabwo ari ibintu bigoye, ni n'ibintu dushishikariza abantu kujyamo, ariko ku rwego rwa standards twibwira yuko bikwiye kwitabwaho cyane kugira ngo dukomeze kubaka ubukerarugendo ufite isura yabwo yihariye kandi yo ku rwego rwo hejuru. Mwari mumbajije ikibazo kijyanye no kuba dufite abantu bafite ubushobozi mu gihugu bashobora kubyaza aya mahirwe dufite mu gihugu mu rwego rw'ubukerarugendo, ndetse nayo akagira uruhare mu kuzamura wa umusaruro twifuza. Mu by'ukuri barahari ari muri private sector yacu. Tubona abantu benshi bafite ishoramari kandi bafata ahantu hari hasanzwe, wareba ibikorwa bakoze kugira ngo hahinduke attraction cyangwa ahantu hakurura mukerarugendo, ukabona mu by'ukuri birimo ubuhanga. Natwe nk'ikigo gishinzwe iterambere ry'igihugu dufite abakozi bafite ubushobozi bwo gufasha n'abaturage cyangwa se n'abandi ba investors bafite iyo interest, bafite ubwo buryo bifuza gushoramo imari mu bikorwa by'ubukerarugendo, dushingiye ku mahirwe dufite nanone hirya no hino mu gihugu. Yaba arashingiye ku byo twita adventure tourism, birakorwa bishingira ku muco n'amateka, ahantu henshi hagenda hatezwa imbere, habyazwa umusaruro, kandi bibyemewe n'amategeko, kuko tugendera no kuri politike y'ubukerarugendo. Dufite n'itegeko twita heritage law itanga uburyo ki ahantu h'amateka habumbatiye umurage habyazwa umusaruro, ariko kandi hakagena uburyo bwo kubungabunga ibyo bimenyetso biri aho hantu, kuko nanone ngira ngo dukwiye kubaka ubukerarugendo burambye. Ntabwo ari ugusenya ibihari, ahubwo ni ukubibungabunga no kubaka ibyakomeza gukurura ba mukerarugendo. Navuga ko bahari iyo bibaye ngombwa, akaba ari expertise runaka itabonetse mu buryo bworoshe irashakishwa, ariko mu by'ukuri bidahagaritse inzira y'uko kongera ibisurwa bikomeza. Ndetse mu buryo bwa marketing ngira ngo u Rwanda rubikora rushizemo n'imbaraga nyinshi cyane, bikora neza cyane, kandi n'umunyarwanda uwo ari we wese uretse n'ibigo twavuga ko bibifite mu nshingano, tugenda tubona abantu bagira uruhare mu gutanga isura nziza y'u Rwanda ku banyamahanga basura u Rwanda. Ni nabyo twifuza no kugera ku rwego rw'umuturage, kugira ngo buri wese akomeze agire uruhare rwe mu kuvuga u Rwanda n'ibitatse u Rwanda n'ibyiza bitatse u Rwanda. Abantu bakwiye kuba baza basura kandi bagatinda mu gihugu. Ivi yabivuze neza, iyo tuvuga bya bice navugaga duhabwa n'igishushanyo mbonera, byakozwe mu rwego rwo kugira ngo umuntu atava kuri airport asura ingagi mu gitondo asubira kuri airport ataha ijoro rimwe gusa. Kuko twaba tuti hagati aha ngaha uvuye muri Kigali ni Gicumbi, niki kindi gishobora kuba cyatangwa hagati aha mu nzira ujya mu birunga, bikagufata igihe. Burya niyo umukerarugendo atinze ahantu kubera ikintu yifuzaga kubona amasaha 2 gusa, bifite icyo bivuze mu kuzamura wa musaruro. Ibyo nibyo bitujyana ku gusaba abantu bose bari muri iyi industry mu by'ukuri gukomeza gushiramo imbaraga. Ngira ngo nubwo twavuze ngo uyu mwaka ushize watweretse ko turi hafi kugera
aho twari turi imbere ya 19 ariko twe ntituri busubire muri 2019 bivuze ko hari imyaka yatakayemo hagati aho ngaho. Ibyo bidusaba ko dukora, hari inama duhabwa yo gukora mu buryo buri unconventional n'umukuru w'igihugu kugira ngo dukore cyane, inzego za leta zishiraho izo infrastructure zikenewe, izo product zikenewe, abikorera baze bashoremo imari, abaturage baze bakora ubukerarugendo bubashingiyeho kandi nabwo buzamura umusaruro, kugira ngo n'imyaka 2 cyangwa 3 yatakayemo hagati tubashe kuba twayirekipere, numva ari ryo jambo nakoresha, umusaruro tufite duteganya nk'igihugu tubashe kuba twawugeraho. Murakoze cyane. Madamu Christine, mu gihe turimo kuvuga nk'abantu bashora imari mu bukerarugendo hano mu mujyi wa Kigali, ni ibihe bice mubona nk'abantu bumva bashaka kugira ngo bashore imari mu bukerarugendo hano mu mujyi wa Kigali? Ni ihe mishinga minini muvuga muti iyi mishinga ntago turashobora kuyigeraho, ariko turahamagarira abashoramari kugira ngo bayizemo badufashe twongere ibikorwa bisurwa hano mu mujyi wa Kigali, dushobore no kugera kuri bya bindi byose turimo kwifuza? Imishinga ihari baracyarimo gukora inyigo, nk'ubu ngubu mu gihe cya vuba izasohoka ijyanye no gutunganya igishanga hari hahoze Gikondo, hahoze inganda z'Igikondo, kugenda ukanyura nka hariya Rugunga ugakomeza ukagera kuri golf. Barimo gukora inyigo yaho y'icyahakorerwa murimo murakibona, ariko birimo gutegurwa inyigo zaho, mu gihe cya vuba bazazimurika, ariko ntabwo zirarangira inyigo. Uwo ni umushinga munini dufite. Ibindi hariho gutunganya amateka y'igihugu cyacu, y'umujyi wacu. Navuga nk'iyo uvuze nk'u Rwanda rwa Gasabo, niho u Rwanda rwatangiriye, ariko mu by'ukuri ntabwo byanditse. Turashaka ko byandikwa. Mu mujyi wa Kigali hari amateka menshi cyane ajyanye n'igihugu cyacu, aho habaga Icukiro, nka Kicukiro, uvuze Kicukiro ivuze iki? Uvuze aho abami bajyaga bateranira hamwe, ujya wumva amera neza, hose hari amaproje ahari, ariko byose biracyarimo gutegurwa. Ni ukuvuga ngo nta mateka yanditse anahari yose. Turashaka yuko yandikwa. Ushobora no kuba aho hantu nk'aho umujyi wa Kigali tuvuge uri, hahoze hari perezidanse y'igihugu, ariko ntabwo wakibona, ariko gishobora kuba produit y'ubukerarugendo, hagashyirwa wenda nka monima. Ni ibintu byose bikigwa, birimo gutegurwa dufatanyije n'inzego za leta bafite mu nshingano zabo ubukerarugendo ndetse n'abikorera, kugira ngo turebe ibyo tuzakora. Nta na kimwe umujyi wa Kigali wakifasha utari kumwe n'izo nzego, kuko byose bigomba gukorerwa hamwe bikemezwa, imishinga ikabona kujya mu buryo. Naguhaga nk'urugero nko ku mujyi wa Kigali, ukaba wahashyira nka monima, nk'umukerarugendo aje akaba yahahagarara akahabwa amateka ajyanywe naho, nubwo haba hatari inzu ari bugene ngo asuri, ariko nibura hakaba hari ikimenyetso, igihangano gihari gihagaze kigaragaza icyo kintu. Ko ubukerarugendo mu by'ukuri bufite amafaranga, ni iki kibura kugira ngo ibyo bintu bikorwe? Umuntu ajyaza bamusobanurira ayo mateka, bishobora kuba bitanditse byinshi cyane ariko akaba bafite abantu bazi gusobanura ibyo bintu, ariko n'ayo mafaranga akinjira. Ni iki kibura kandi ubukerarugendo burimo amafaranga? Nta kibura, haburaga. Ni uko umujyi wa Kigali mbere byabaga bisa nk'aho biri muri RDB gusa, ariko niyo mpamvu haje ubufatanye bw'inzego zose kugira ngo ubukerarugendo haboneke ibikorwa by'ubukerarugendo bisurwa bindi byiyongera. Niba umuntu tuvuge aho kugira ngo kuvuga ngo agiye gusura ingagi gusa, kandi mu mujyi wa Kigali akaza
bikamera nk'aho ari transit. Umujyi wa Kigali rero waricaye ubona yuko hashobora kugira ibikorwa by'ubukerarugendo byiyongera, ariyo mpamvu washyizeho ishami rishinzwe ubukerarugendo byihariye. Ni rishyashya? Ni rishyashya. Byaratinze ariko byatinze. Ntabwo byatinze, byari biri mu nshingano bisanzwe, ariko ubu ngubu noneho yabishyizemo ingufu. Ingufu kandi ngira ngo n'abo dukorana bose bamaze kubona yuko bimaze gutera imbere, hari icyo bimaze kubyara, kuko ubu ngubu tugiye gushyiraho priorite z'ibyihutirwa ku buryo mbese byakiyongeraho vuba. Muri Rwanda Chamber of Tourism mwiteguye gufata cyangwa se kujya muri iyo mishinga minini umujyi wa Kigali mo kuvuga? Turiteguye rwose, durutse no kujyana inama n'umujyi kugira ngo tubiganireho. Tuganire kuri hari nk'ibyo yaravuze by'amateka, by'umuco. Dufite buriya abashoramari baba bakeneye kugira ngo munabereke amahirwe, ariko none anabashirireho uburyo bwo koroshya, ku buryo ishoramari ryabo abazi yuko n'inshoramo imari bijyanye yuko cyane nkoranye na leta cyangwa ngiyemo jyenyine hari amafaranga nzakuramo. Rero muri urwo rwego hari mu gihe cyashize twagiye tubona abantu bashora imari cyane mu mahoteli. Ubu ngubu amahoteli yasigaye ari menshi pe muri Kigali, ngira ngo murabibona. Ujya muri quartier yose ukabonamo harimo hoteli, harimo apartment, harimo iki, hari imari nyinshi yagiyemo yabikorera mu gushora mu bikorwa by'amahoteli, by'amaresitora n'ibindi. Ubu rero n'ibyo bikorwa yavugaga byo kwerekana ahantu hatandukanye, mujyana mubona n'ahantu hatandukanye za Mont Kigali, ahandi za Rebero, hari ibikorwa by'ubukerarugendo bigiye bihari. Nabyo abikorera nabo bagenda bagiramo uruhare. Rero nk'uko nabivuga, ubufatanye na leta n'abikorera, abikorera icyo basaba nta kindi ni mutwereka amahirwe, ariko munadushireho uburyo butworohereza. Hari bashyize mu mategeko agenga ubushoramari, ariko none ku buryo habamo ibiganiro. Nimba hari uyu mushinga, kuko turabizi neza yuko iyo umuntu ashoye nk'umuco ngibyo akajya arwa Gasabo akubaka ikintu runaka kugira ngo azakurure abantu bajyayo, anahabyaze amafaranga, bifatamo iminsi, bifatamo igihe. Niyo mpamvu baba bakeneye koroshywa kugira ngo ari mu misoro wenda cyangwa ari ahandi harebera uburyo abo bantu bafashwa bakoroherezwa, ariko hakaba cyangwa bakajyanamo na leta, bigafatikanya leta n'abikorera kugira ngo aho hantu babashe gutezwa imbere. Ariko muri rusange abikorera bariteguye, bakeneye rwose n'ayo mahirwe, kuko niho wakura umugati. Bavuga ko iyo mishinga ihari bigeze bayibagezaho kugira ngo namwe murebe icyo mwakora? Mu by'ukuri hari natwe iyo tubagezaho, hari natwe iyo tubagezaho, hari iyo batugezaho. Nk'ubu ngubu ngira ngo nta kwezi gushize tugiranye nabo inama kugira ngo tubiganireho, turebe ese aya mahirwe ahari tuyabyazemo umusaruro, ese ibyo twakwihutira gushyira imbere y'ibindi ni ibihe, kuko hari imishinga bari myinshi yose, kandi nanone hari izo zikeneye inyigo kugira ngo umushoramari mubwire ati hano hari amahirwe, ariko twakore n'inyigo. Turavuga ati ahangaha nuhashyira igikorwa cy'umuco uzabona abantu, kuko umushoramari bakeneye imibare. Mubwire se abantu basura muri Kigali imize zisanzwe za leta bangana iki, nimashyira ikintu runaka nzabona amafaranga, ese leta iteguye kunyohereza ese ubutaka bimeze gute, ese kuramo abaturage barimo kubakuramo, ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo ni ibiganiro, kandi biragenda neza, kandi turizeye ko mu minsi iri imbere rwose abantu bazagenda babona impinduka zifatika mu mujyi. Murakoze cyane. Bwana Hakiza, hari ingendo shuri mukora cyangwa se abantu banyu bakora mu bihugu tuvuge byateye imbere mu bijyanye n'ubukerarugendo, ku buryo dushobora kujya kuvomayo ubumenyi cyangwa se kureba uko abandi bakora, tukaba dushobora kubikoresha hano mu gihugu cyacu? Hari
ingendo shuri zikorwa? yego murakoze, birakorwa. Ni byinshi bikorwa kugira ngo bikomeze gushyigikira iterambere ry'ubukerarugendo mu gihugu cyacu, cyane cyane niyo tuvuga n'ishoramari mu bukerarugendo bushingiye ku muturage, cyane cyane n'umuco ndetse n'amateka, kuko bikunda kugira aho bihurira. Rimwe na rimwe yego hari ibikorwa by'ishoramari biba bisaba ubushobozi butandukanye ndetse bwinshi, ariko hari n'igihe bishoboka ko ushobora no gushiramo ishoramari ritari rinini cyane kandi experience icyo umuturist afite yifuza kubona akaba yakibona. Iyo tuvuga nk'ahantu h'amateka, twafata urugero rwa Israel. Israel iyo urebye imikorere yabo mu kuzamura ubukerarugendo bushingiye ku mateka cyangwa n'umuco wabo, ntabwo biba bivuze cyane yuko ari infrastructure cyangwa ibikorwa remezo bihambaye. Ahanini bishingira n'uburyo bafata aya mateka yabo bakayabwira abantu babasura. Ibyo n'ubundi natwe nk'igihugu gishinzwe iterambere turabikora mu buryo buhoraho guhugura abantu uburyo bwo kuvuga amateka y'ahantu hatandukanye mu gihugu cyacu. Nubwo twagaruka muri uyu mujyi wa Kigali, twakoranye n'umujyi wa Kigali, dusanga kuri fezi ya mbere tubona ahantu hagera kuri 60 aho twita landmarks hafite amateka. 60 hano mu mujyi wa Kigali? Muri uyu mujyi wa Kigali hafite amateka, twita landmarks kubera ko hari ikimenyetso runaka cy'amateka cyangwa ikindi gikorwa runaka gishobora gutuma umuturist ashobora kuba yahasura, ariko hataraba develop, hataratezwa imbere ku buryo hamwe henshi hari ibimenyetso by'ayo mateka, ariko twubaka n'ubushobozi bw'aba tour guides babandi bari bara mu mukerarugendo, kuko ico tour guides mu mukerarugendo yifuza ntabwo ari inyubako zihambaye ziri aho hantu, ahubwo ni amakuru, ni information abona kuri iyo site. Ibyo nibwo dukomeza gukora, twubaka ubushobozi bw'aba tour guides bacu dukoranye na Chamber of Tourism, kugira ngo urugero niba tugeze ku Kabindi ubundi ni iki, kubera iki kari hariya, umuntu ashobora kubaza ayo mateka ugasanga ni amateka akwiye kuba yavuga, ariko akamenya n'icyo bisobanuye, kandi abo bantu barahari. Bivuze yuko muri Chamber of Tourism hari izo packages ziba zarashizweho n'ubundi ku ba tourists bari mu mujyi wa Kigali, bakora iyo city tour experience, aho hantu barahajya, ayo makuru barayahabwa. Ariko birumvikana yuko hariho n'akenewe ishoramari, dukomeza kuba twashishikariza n'abikorera kuzamo, leta ishiramo infrastructure zibanze, ariko mu by'ukuri ni process. Mwigeze mubaza Christine ngo byaratinze, ariko njye nibwira ko ni process. Hari aho twavuye hadasa nuko turi uyu munsi, ariko hariho naho twifuza kugera. Bisaba gusa yuko abantu bakomeza gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo n'ahandi harenze aho ngaho, kuko nibwira ko hagomba kurenga 60 naho ashobora kuba hashirwa kuri iyo package y'umujyi wa Kigali, icyo twita city tour experience ikorwa itangwa, hakiyongera kandi na tour guides bagakomeza guhabwa ubushobozi bwo kugira ngo batange ayo mateka, ayo makuru atuma mukerarugendo yishima kandi akanatinda no muri ibyo bikorwa. Ubwo nabivugiraga ko yenda kuvuga ngo byaratinze, ukurikije ko igihugu cyacu kimaze gukataza mu gutegura inama, kuvuga ngo yenda nk'ubukungu bushingiye kuri serivisi. Hano twakira abantu benshi muri iki gihugu, benshi cyane. Inama zimaze kubera muri iki gihugu ni nyinshi, mwe murazizi kuko muhura nabyo kenshi. Ni ukuvuga ngo abo bantu bose bagombye kuba baratangiye kuza, natwe twariteguye kugira ngo n'ayo mafaranga yabo dushobore kuba twayabona. Ntabwo ariko mwe mubibona? Nibyo, navuga ko no kwitegura turiteguye. Iyo baje bafite izo packages, yego, hariho tour companies abategura ingendo za mukerarugendo. Ubwo ndavuga nk'umuntu udashoboye kujya mu birunga, udashoboye kujya mu burasirazuba, mu Kagera, utashoboye kujya muri Nyungwe. Nizo packages zo muri uyu mujyi wa Kigali nazo zirahari. Twagiye tuvuga ibintu bitandukanye na Christine yabigarutseho, munyemere nanjye nabigarukaho. Uretse izo site n'enda zifite aho zihurira n'amateka n'umuco muri Kigali, hari ibindi bikorwa ba mukerarugendo bifuza gukora no muri Kigali. Urugero,
iyo tugiye ku musozi wa Kigali tuhafite icyo twita fazenda, hari ibikorwa byo kwidagadura abantu bashobora gukora n'abana, ndetse kategorizi zose z'abantu bashobora kuba basura. Iyo tuvuze izi museums yazigarutseho, hari ingoro ijyanye n'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu, iriya ni imwe mu zindi. Dufite ingoro y'ubugeni i Kanombe, dufite agaseke ku Irebero aho twita muri Kigali Cultural Village, dufite ubukerarugendo bushingiye no ku nyoni muri uyu mujyi wa Kigali, hariho Nyandungu Eco Park, hariho Umusambi Village, dufite ubukerarugendo bwo kuzamuka n'imisozi, kuko dufite ubu bwiza nanone bw'imisozi ikikije umujyi wa Kigali. Yego, hari ibikorwa biba bikenewe n'ubundi kuba byashirwaho, ariko abantu batangiye no kuba bakora n'ibyo bikorwa byo kuzamuka n'iyo misozi. Ibyo nibyo tuvuga ngo n'abaturage babigiramo uruhare. Hari ibijyanye na arts, by'ubugeni, by'ubukorikori, hari ahantu henshi biri, twifuza no gukomeza gushama imbaraga kugira ngo bitere imbere. Aba bantu baba baje muri izi nama rero hano muri Kigali, tutavuze n'ibya siporo twagiye tugarukaho, ni ibintu bahabwa bakabibona ko bihari, bigashyirwa muri packages, abenshi baranabikora. Ariko n'uwifuje no kujya muri National Park nawe wajyayo, n'uwifuje kujya Akarongi, tuvuge mu bindi bikorwa bijyanye n'amazi ku Kivu naho ajyayo. Uwifuje gusura za museums zindi ziri hanze ya Kigali naho ajyayo. Mu by'ukuri ntabwo mvuga yuko twageze aho twifuza kujya, ariko ndavuga yuko hari ibyo dufite twakubakiraho no gukomeza imikoranire, cyane cyane na politiki y'ubukerarugendo ishimangira partnership, imikoranire y'inzego za leta n'abikorera, kuko nibyo byonyine bishobora gutuma tugera ku ntego twifuza n'umusaruro twiteze mu rwego rw'ubukerarugendo. Navugaga yuko bihari, ariko n'ubundi nzira ni process, ariko hari ibikorwa. Madame Christine, mubona bikorerwa publicity ihagije cyangwa bimenyekanishwa ku buryo umuntu ugiye kuza muri iki gihugu avuga ati nzajya gusura imisambi, ku buryo bwanditse, ukaba ufite akantu nk'aka gakubiyemo ibintu byose biboneka mu mujyi wa Kigali ushobora kujya gusura muri cya gihe cyawe ufite umwanya, uri umukerarugendo cyangwa se ari umuntu witabiriye iyo nama? Yego, murakoze. Birahari, biranditse, ibihari biranditse. Turavuga yuko ntabwo turagera aho twifuza, ariko iyo bagiye kuza muri cya gihe cy'inama, iyo babatumiye, babahaye invitation yo kuza muri iyo nama, bashyiraho na ya liste y'ibyo ashobora gusura, byaba muri Kigali ndetse no hanze yaho. Hakabaho na expo zo kubereka ibyo bintu bihari, bakanabibereka. Kandi dufite n'ibindi, dufite n'aho kuruhukira, dufite ka free zone hariya, yaba iya Biryogo yaba iya hariya. Iyo bagiye Biryogo bakabona ubuzima bwaho uko babaho, baranabikunda cyane, bakarya ku biryo byaho, ifunguro ryaho, bakabereka nuko abanyabiryogo babaho, bakabona ubuzima bwabo, yuko babaho mu mujyi, bakabasha kubaho, bagashyiraho amaresitorani. Iyo bahagiye barahakunda cyane, bakumva badashaka kuhava. Kuri ka free zone hariya yegereye umujyi harahari, n'imbere y'ibiro byacu hariho navuga yuko ari imbuga City Hall, baraza bakicaramo. Uzaze kuhasura rimwe urebe, haba hari abantu benshi cyane, usibye n'abanyamahanga, n'abanyarwanda baza bakahicara bakaruhuka. Hari wifi, hari abantu bashobora kujya y'ubuntu, baraza bakahicara. Hari n'ibyo yakomojeho by'ingendo nyine byo kuzamuka imisozi. Umujyi wa Kigali waradutunganyije utuyira, turacyarimo gutungana, ntabwo turarangira, ariko turahari. Mo Kigali, Mojari, hose hari utuyira. Ndetse nayo bagiye no kuvugana hariya, bazamuka Mojari ukajya no kwisengera hariya hejuru, wahagera ukaruhuka wagize. Turacyafite imishinga myinshi muri ibyo ngibyo, kandi tuzanabitegura aho nyine bazaza baza, kugira ngo nibura turifuza yuko umukerarugendo azaza mu mujyi akahamara ni muri minsi 6 asura ibintu kandi atarambirwa, akabasha nko kuzamuka nk'uwo musozi, akagenda areba imisozi. Ugeze hejuru nko muri Mo Kigali ukareba ugasubiza amaso inyuma, umujyi umeze gute, ukazamuka
jari wahagera ushaka gusenga akaba yasenga gutyo n'ahandi na espèce nyinshi cyane turimo kugenda dutegura zo kuruhukiramo. Umuntu yaba ashaka nko kuruhuka, ashaka gusoma igitabo, ashaka kumva se inyoni, uduparike duto duto tuzagenda dushyirwa. Tubwire nk'ari imbere y'umujyi wa Kigali. Yego, ni heza pe. Yego, ariko abantu ugasanga baravuga bati ibyo ari byo byose hari bitanoze, zuba, imvura. Ni kimwe gukora kugira ngo ibyo bintu byiza bihari bibe byanozwa kurushaho, umuntu agende yumva anyuzwe n'ibyo yaje gusura, n'ibyo yaje naho yari yicaye kugira ngo aruhuke ashyire ubwenge ku gihe. Burya rero umutwe umwe ntiwigira inama. Ni nayo mpamvu nk'ubwo ngubwo iyo hari ikintu ubona kitanoze, ni n'umuco w'ikinyarwanda wo kuba wavuga uti hari, ariko ni nayo ubwo bufatanye tufatanya n'inzego z'abikorera ndetse n'inzego za leta, cyangwa se zirahari, isanduku z'ibitekerezo zirahari, ndetse na nimero ya telefone itishyurwa irahari. Ukaba wavuga uti hariya nabonye hameze gutya. Ni nk'uko n'ubundi u Rwanda ruzwi ku isuku n'umutekano, ndetse abenshi baza bari nabyo baje kureba. Dufite ba mukerarugendo benshi baza kwigira ku isuku yacu, bakaza bati se mwebwe mubigenza gute? Bakaza bakajya gusura hariya bamena imyanda Nduba. Baraza benshi cyane baza gusura, bati mubigenza gute? Bakaza tukabereka mu mujyi, mu bihugu duturanye, mu bihugu n'ibyakure byo muri Afrique de l'Ouest na hehe, baraza bakaza gusura, bakavuga ati isuku mubigenza gute? Mu mujyi nta hantu na hamwe ushobora kubona umwanda, biba bimeze gute? Nabyo ni ubukerarugendo n'umutekano. Ariko ntabwo ari ibyo ngibyo gusa dushaka. Na wa wundi waje aje kureba isuku, ese nta bindi yabona yareba byamushimisha? Ese niba afite iminsi 3 arabasha gusura iki? Nibyo rero mugenzi wanjye yahoza kubwira yuko hari package irahari ya byinshi cyane bishobora gusurwa. Wari uzi ko hari ahantu bamasha bigisha bakwereka ugakina imikino yo kurasa? Harahari muri Fazenda buriya bafite aho bamashiriza. Ni mu bimenyekanishe rero. Turabimenyeka, nibyo twakubwiraga, birahari, biranditse. Produit nubwo zikiri nkeya zijyanye ibikorwa by'ubukerarugendo bisurwa mu mujyi wa Kigali, ariko birahari bishobora kurangaza abantu. Reka tujye muri Rwanda Chamber of Tourism. Abanyarwanda gushora imari mu bijyanye n'ubukerarugendo, mubona ari ibintu bakunda? Ni ukugerageza kubibakangurira? Bameze bate, bahagaze bate ku bijyanye no gushora imari mu bijyanye n'ubukerarugendo, noneho cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali? Murakoze. Nagira ngo nanjye nongeraho ku cyo babanje kuvugaho. Ubukerarugendo buriya ntiturebere gusa no ku bazungu, natwe ubwacu ari abanyarwanda hano mu karere buriya tubona abakerarugendo benshi bo mu karere ariko nabo mu Rwanda. Ngira ikibazo rero mwari mubajije kujyanye n'ishoramari. Ishoramari buriya ngewe uko mbitekereza, dukeneye ishoramari ryo hanze, ariko iryacu niryo rya mbere, niryo ryibanze, kuko niyo nanjye navugaga mu banyarwanda bacu, mu banyarwanda, kuko iyo turebye ishoramari ry'umunyarwanda ryinjiza amafaranga menshi. Buriya iyo tuzanye umuntu hanze nawe yinjiza amafaranga, ariko hari ayo ashobora gusubira nayo. Ibyo tukabyirengagiza kuko abaturutse hanze inyungu nawe bagomba kugira inyungu bakayisubiza aho rivuye, ariko umunyarwanda ushoye imari hano aba ari umunyarwanda, amafaranga aguma hano. Rero ishoramari turaryitabira cyane nk'uko twabivuze. Hari turage muri Kigali mu myaka 5 ishize hari amahoteli menshi y'abanyarwanda yashyizweho
imari ryashowe ryinshi, uburyo tureba tukabona ariko harimo rwose imbaraga zifatika. Ubu ngubu twifuza rero kujya none mu bindi bitari n'amahoteli gusa, atari amahoteli n'amaresitora. Twifuza kumenya ese noneho abantu baraje bafite no kurara, uko mu gihe cyashize n'icyo twageraga ikibazo byo kubona abantu 2,000 kuko se abantu barajya kurara hehe, hazi inama nini ibibazo bikavuka, kuko se abantu turabashira hehe, bakatangira bagakodesha amazu y'abantu bakagira iki. Ariko muri iyi minsi icyo kibazo kiragenda kivaho kubera amahoteli amaze kugira. Rero ubu ngubu intambwe turimo no kuvuga ngo reka dushore imari none mu bindi. Ese abantu noneho barahageze bafite aho kurara, ariko nk'ukuntu Madame Christine yavugaga dukeneye ko bamara iminsi myinshi muri Kigali. None reka dushore imari mu bintu bizatuma batindamo. Sibyo ko dufite n'abantu baba baje muri business, abo nabo baba bagomba kurara muri aya mahoteli. Ariko icyo navuga ni uko ubufatanye dufitanye na RDB ni bwiza, ku buryo imari twebwe baduha amakuru, natwe dufite imishinga runaka tuganira nabo bakadufasha ku buryo yakorwa mu buryo bworoshye. Mwakoze cyane, ngira ngo minota yaturangiranye, ariko nagira ngo hakiza mu masegonda 30 turebe, twavuze ku bukerarugendo bushingiye ku muturage. Murabona iyi gahunda umujyi wa Kigali wihaye ndetse no ku bufatanye namwe yakorwa ute kugira ngo mu by'ukuri irusheho gutanga umusaruro igihugu cyifuza, yenda n'umujyi wa Kigali icyo wifuza? Mu masegonda 30 dusoza ikiganiro. Murakoze cyane, nashimira n'umujyi wa Kigali ku initiatives barimo bagenda bagaragaza zifasha kuzamura uyu mujyi mu rwego rw'ubukerarugendo. Mu by'ukuri nk'urwego rushinzwe iterambere ry'igihugu, harimo n'ubukerarugendo mu nshingano, nuko twiteguye gukomeza kuganira nabo, gukorana bya hafi, ndetse no gukomeza gushishikariza ishoramari ry'abikorera kuza muri ibi bikorwa bitandukanye. Kandi bazunguka, ntabwo twabwira abaturage ngo bajye mu bikorwa, ko hari n'inyigo z'ibanze ziba zihari, dushingira no ku mibare y'abantu basura u Rwanda. Mu by'ukuri icyo nakwizeza ni ubufatanye buhoraho n'inzego zose zifite role yo gukora mu bukerarugendo. Murakoze cyane. Nshimire Jackson Hakiza waturutse muri RDB, nshimire Madame Christine Umutoni waturutse mu mujyi wa Kigali, nshimire Yves Ngenzi waturutse muri Rwanda Chamber of Tourism. Nshimire namwe mwese mwadukurikiye muri iki kiganiro. Ni byinshi twaganiraga ku bukerarugendo bushingiye ku muturage. Mu by'ukuri mwumvise ko harimo amahirwe menshi yuko mushobora kubujyamo, mushobora kubukora kandi burunguka. Reka mbashimire, mwari kumwe na Munyaburanga Vincent, naho ubutaha.